Barafinda Sekikubo Fred muri demokarasi yihuze, perezida wa RUDA mu Rwanda hose, East Africa na Africa n'isi yose. This is the quickest democracy. Niko bimeze, gahunda ya demokarasi yihuse niko gahunda zifashe. Bityo rero amakoperative mu Rwanda, amashyirahamwe ayo ariyo yose mu Rwanda, mu misozi igihumbi gihanga ngoma ijana yadusigiye, ayisigiye Kanyarwanda ngo adusigasiriremo. Birumvikana na Kanyarwanda hasiga abiraze musindi ngo azarinde abanyarwanda n'abanyarwandakazi kubw'impamvu zikomeye cyane nazo zaturutse ku Uwiteka, ntabwo nabo ubwabo babyishiriyeho. Nkanjye Barafinda Sekikubo Fred, perezida wa RUDA mu Rwanda hose, East Africa, Africa n'isi yose, papa demokarasi yihuse y'aba RUDA. RUDA ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 good many causes. Ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi, 200 ku Rwanda, n'ibihumbi 200 ku rwego rwa Afurika, n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Ubu twivuye muzingo, imuzi ni muzinzi ni muzingo, tuze gukora umuti iwacu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari. Twateranye twataramiye hamwe, abaruda n'abarudakazi baturi imbere. Bityo rero twese abanyarwanda mu Rwanda rwacu tuvuga tuti kadukora umuti abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu. Kubera iyo mpamvu ikomeye cyane, inyoni nkuru itozi ntoya kuguruka, kadukora umuti abakiri bato bazigana ibyo. Katubanze tuhere hano ku baruda ataraboneka mpuzamahanga bakubutse iyo mu mahanga, inzobere kabuhariwe mu byanunusuye mu by'amakoperative, amashyirahamwe, amasosiyete y'ubwoko bwari bwo bwose bita amazina. Bamara kuyita amazina bagatangira gukora, bakora. Ariko biratangaje kubona abakuriye amakoperative ari bo bikiza, naho abandi banyamuryango bo hasi ugasanga ari inyuzuzamirongo, ari babagira ingirwamashyirahamwe b'abanyamuryango. Bityo rero abandi bakigira abanyamuryango b'ayo mashyirahamwe ngo bakomeye kubera ko bayayoboye. Bose ugasanga barakize bikungahajemo mu bya rubanda, gasanga bafashe ayo mafaranga yose y'abanyamuryango barayakusanyije yose hamwe mu mbumbe barayatwaye. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, bashobora kuguma hano mu Rwanda cyangwa bagahungira mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa muri Afurika cyangwa ahandi henshi hatandukanye ku isi, nk'i Burayi, nka Amerika, muri Aziya, muri za Korea zombi. Birumvikana Ubushinwa utahirengagije wabahigira kuri iyo migabane yose ukababura. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, abasesenguzi ba RUDA yakataraboneka, RUDA y'abaruda n'uturuda tuto tutarafata irangamuntu. Abarudakazi badusabye ngo abagabo babo babaririye mu mibare, babakubitira mu nkokora, babakubitira no mu ivi, babarya amafaranga yo mu makoperative, mu mashyirahamwe atandukanye. Ayo masosiyete yose abanyamuryango ntacyo bajya babonamo, ahubwo abayakuriye nibo bunguka, bikabakiza bagakungahara, baguramo ibinyabiziga, bakubaka amazu hirya no hino, bakagira imishinga itandukanye haba imbere mu gihugu no mu mahanga. Naho abanyamuryango bo bakicira isazi mu maso, yajya no kuvamo ntibamusubiza ya migabane yatanze. Ikindi nanone gikomeye cyane, yagira ikibazo nanone ntibamutabara, ntibamufasha. Bityo rero mu kumukuraho amafaranga buri munsi muri iyo ngirashyirahamwe, bakashyiraho n'ibihano ngo nutayatangira ku gihe. Birumvikana baragufata bakatangira bakakubwira ngo ntabwo wuzuze iby'amashyirahamwe
asaba ubw'iyo mpamvu ikomeye cyane amafaranga ntuyatangira ku gihe amande hejuru yayo ugasanga abanyamuryango baragorwa bakora iyo bwabaga bayatanga ntibanabereke ifaranga kurindi y'ayo mande aho yagiye nayo aze yiyongera ku mafaranga y'ubunyamuryango ayo mande nayaburiraho abo bari ayo mande mu makoperative mu masosiyete nabo ni ikindi kibazo muzabinkorereho ubushakashatsi mwabaruda mwe duteraniye aha n'abarudakazi n'uto turuda duto tutarafatiranga muntu tuba twaje mu nama rusange ku buryo mwese mugomba gucukumbura bino bintu byose mukabimenya mukamenya amakuru neza atariho umukungugu haba n'ubwandu na buke nimurangiza muyatangariza abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abana babo muri rusange akarere k'ibiyaga bigari ibihugu byose bibimenye mu makoperative mu mashyirahamwe batazongera ukundi kubarira mu mibare kandi nge nitwa perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred musaza w'umunyapolitike mwiza uze gufindura abantu hirya no hino mu biryabarezi bari abandi babarira mu mibare babacegeta babakabacegetera utwabo kandi ejo bakwigwizaho imitungo wenda n'iyo modoka yayikuye mu banyamuryango ntabahemo narifute ibyo biratangaje Imana yarumiwe reka Imana izafata umwanzuro izikora umuti abaruda niturahira n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatiranga muntu twose turaho bityo rero duhindura ibigoye tubihindura ibigori tuzagaburira abashonje tutabara bo mu makoperative mu mashyirahamwe atandukanye bariganyijwe ibyabo ayo makoperative reka yahere ruhanda ya dondore twumve uyu munyapolitike mwiza wa ruda wakataraboneka kubutse mu mahanga muri iyi nama rusange duteraniyemo kambanze uyu mutunge mikoro ya ruda. Murakoze cyane nyakubahwa. Amakoperative ni menshi muri iki gihugu cyane cyane haraciriritse hari ayabifite hari n'ay'abakire yose yitwa amakoperative ku rwego rumwe ariko ugasanga imikorere yayo iratandukanye. Rero duhereye ku yaciriritse hari amakoperative tugenda tubona hari amakoperative y'abakarane hari amakoperative y'aba DJ hari amakoperative y'abanyonzi hari amakoperative y'abamotari abakora twara taxi abakora amasuku mu bishingwe hari amakoperative twara ibinyabiziga binini harimo nk'aya akomakomeye hari amakoperative y'ibishingwe ayangaya yashinzwe ngo gutwara gukora isuku mu mujyi hakaba amakoperative y'ubuhinzi amakoperative y'ubworozi amakoperative y'inganda amakoperative ni menshi cyane n'ay'uburobyi amakoperative yo mu mabuye y'agaciro amakoperative yo mu bibuga by'indege amakoperative y'ubworozi amakoperative buri byiciro byose ugenda usanga amakoperative nyakubahwa. Murakoze cyane bamugaragaje ayo makoperative muri demokarasi yihuse demokarasi nyademokarasi nyarwanda y'abaruda tuzanye n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatiranga muntu rero iteye ityo nibyo koko ushaka kukirya ninde twebwe abana b'u Rwanda tuzakubaka amaboko yacu niho ruzingiye abakuru abatoya twese dufatanyije hamwe kubaka urwatubyaye naho by'amakoperative turaje tubivugurure usibye no kubivugurura tuzabivuguruza tunabivugurura tubitunganya baguramo imigabane bafata imigabane muri demokarasi usibye kuba ari demokarasi ni na demokarasi yihuse niyo demokarasi bityo rero amakoperative mu Rwanda mwe mubona azakiza umunyarwanda wo hasi koko? Murakoze cyane. Koperative ubundi impamvu yitwa koperative jewe nzi ko koperative ubundi umunyamuryango imuzamura akabasha kwiteza imbere nawe bivuye muri koperative ariko uko mbibona ubu ngubu mbona ahubwo nayo yongera iko twabyize ubundi uko twize tuzi ko koperative umunyamuryango agirira umumaro umunyamuryango
ariko uyu munsi aho kuba kugira umumaro umunyamuryango biba nka bya bindi ngo udufi duto dutunga ifi nini. Uwo ukora niwe ukora ntago ari uhembwa, bityo uyu munsi ahubwo ikarushaho kumunga abanyagihugu bacu. Kandi noneho kubera ko ibya bifi binini bikuramo, ubu nta kintu wakora na kimwe kitari muri koperative, kandi koperative ikaba ya koperative nyine y'ibyo bifi binini, bityo bigatungwa na twa tundi dutoya byagatunze utwo duto natwo kugira ngo tubashe gukura. Ibifi binini ushatse kuvuga ni ibihe? Udufi duto ni utuhe? Murakoze cyane Barafinda Sekikubo Fred. Udufi duto ngewe natugereranya nka baturage, ni baturage batoya bajyana mu mirimo bababwira ngo ni koperative, kandi aribo bagiye gukorera babandi baba bafite amafaranga cyangwa se bigererayo. Iyo mvuze kwigererayo ni nka wa muntu ufite ubushobozi bwo kugenda ku banke akaba yarafata amafaranga runaka y'igihugu, ya banke y'igihugu, akaza akayashora aho ngaho muri baturage, yayashyira ngo agategeka abaturage kumukorera. Noneho rugero ni nkuru rw'izi koperative z'ibishingwe mu Rwanda begeranya amafaranga mu banyarwanda n'abanyarwandakazi ngo barabakusanyiriza ibishingwe, ngo bashinzwe isuku, bakabakwarira iyo mitungo kamere yabo y'ibishingwe baguze ku isoko. Ibiribwa bahati ibyo bishishwa babibagurishije ku munzani, barangiza ku munzani ntibabakuriye y'ibishishwa, hanyuma aba barangiza baza gutwara iyo mitungo, umunyarwanda akabakomeraho n'amafaranga ngo niyo kumutwarira ibishingwe. Ibyo amakoperative nk'ayo ntakwiriye. Noneho kugira ngo bo baze bagure ibyo bishingwe, kuko ni raw materials, ni ibikoresho by'ibanze by'inganda cyangwa gutunganyamo ibindi, ugasanga aho kugira ngo baze babikugurire ni nawe ubakomeraho amafaranga, warangiza ukarengana ubugira kabiri, ubahaye amafaranga yawe kandi ikindi batwaye ibishingwe byawe. Ibwo n'ibishishwa byose biva mu indi mitungo, kandi aho kugira ngo bo baze bakubwira ngo koperative yacu itya ni ukukusanya ibi bishingwe byose tubikoremo amakara, ayo makara tuyacuruze. Nge ndumva iyo yaba ari koperative ifite intego nziza kandi igamije kuzana iterambere kandi igamije guteza imbere abanyamuryango. Ayo mafaranga se abishingwe babakuraho ajya he? Akora kahe kazi? Ni ibihe bikorwa remezo yubaka mu gihugu? Ni izihe nganda yubatse? Yaba yarubatse n'izo nganda zitunganya ayo makara se? Ahubwo se ayo makara avuyemo bakoze ibyo bishingwe bakabigura, bamara kubikugurira bakabikoramo amakara, ayo makara bakayagarura muri sosiyete tukayagura, noneho tukaba twitaye ku bidukikije impande zombi. Iyo koperative yabikora ityo siyo yaba nziza? Musobeza. Murakoze cyane. Iyo yaba ari koperative y'uburyohe bw'akataraboneka, ariko uyu munsi ntago ariko biri. Ibyo narabibonye. Nicyo cyanzanye nka perezida nyaperezida wa RUDA mu Rwanda hose, Barafinda Sekikubo Fred, nzanye kosora namwe abaruda n'abarudakazi. Niyo mpamvu mu binenga kubera twe tufite kosora ry'akataraboneka, tuze guhindura ibibi tubihindura ibyiza, hanyuma tugaburire n'abashonje. Urugero, tuhindure ibigoye tubihinduremo ibigori, tugaburire n'abashonje, kandi abo babashonjesha ntibemera ko abashonje bahari mu Rwanda. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nimba batemera abashonje b'abakuru ko bahari, bazemera abana babo ko basonza? Kirazira. Ahubwo ugasanga ya mafi manini koko babakire baramena n'ibiryo mu ngarani, abo ntibateze kuzamenya ko abakene baba. Kubw'iyo mpamvu nanone urundi rugero, ab'amarondo bagusaba amafaranga y'umutekano, iyo ni koperative. Ni urundi rugero rwa kabiri, bagusaba ya makoperative amafaranga muri iyo koperative y'abashinzwe amarondo ko kurindira umutekano n'ibyawe, bakwiba ikintu cyawe ntibakwishure ikintu cyawe, kandi wabahaye amafaranga muri iyo koperative yo kukurindira umutekano. Ako saka ry'abarezi bajya bayabasubiza cyangwa bakabasubiza ikintu cyawe wibwe? Ahubwo se iyo bafashe uwo wakibye bajya bakikuriha bafatanyije, kuko we yagize uburangare arinda nabi, uri arakimwiba, bagomba bombi kukiryozwa. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, cyangwa nabo bakakiryoza uriya musambo, noneho bakakimuryoza bihanukire, bakakukubira gatanu nk'uko abaruda twabiteganyije, bakwiba igare imwe bakwishura amagare 5.
bimeze bite bajya bakwishyura ibyo wibwe kwako kantu gatoya kambaye urugero ruto ku kijyanye n'abamarondo abo bakora ayo marondo nabo bafite agahinda gakomeye cyane gate munyamakuru wa RUDA kandi umunyapolitike wa RUDA ukuriye itangazamakuru hano muri West Africa muri Africa mfite urugero rumwe rw'ahantu abanyerondo bari mu kazi birangije umwe mu banyerondo aza guterura telefone y'umuntu arayitwara amaze kuyitwara biza kumenyekana ko abari barishinzwe gucunga umutekano abari we uyitwara noneho bimaze kujya kuri public bimaze kumenyekana umunyerondo agaragaza impamvu ikibazo yari afite birantangaza cyane yaratubwiye ati njewe impamvu rwose naje ku kazungu nshonje cyane ati no mu rugo nta kintu nabasigiye ati kandi nagerageje no kwikopesha ahantu n'akawunga barakanyima mbura uko mbigenza ati numvaga ntandi mahitamo turamubaza tutise ni iyihe mpamvu ituma wiba uri umukozi wa leta urakorera leta iraguhemba mu mafaranga y'abaturage bigemeze bite ati ubu ngubu tumaze amezi arenga 2-3 tudahembwa ati kandi ayo mafaranga n'ubundi niyaje ati nk'ubu urugero umunyerondo ahembwa 30,000 bakamukuraho y'imisanzu n'iki tugasanga mfite 25 ati muri two 25 tumfite umugore n'abana 2 ati nawe yabare nishura inzu yabaregira dukeneye kurya dukeneye nayo ntacyo tumarira ati noneho nayo bikaba gutyo ugasanga nayo nta nubwo tuyabona none icyo twibajije ni iki ngiki nimba ahari abashinzwe kwishyuza amafaranga y'irondo y'umutekano yo bayita ngo nayo umutekano akaza mu kipangu kirimo abantu 10 imiryango 10 umuryango ni 1,000 ahaciriritse wa muryango umwe uvuyemo hari aho bakenya hari aho bakubwa ngo ni 1,000 hari aha 3 hari aha 5 hari aha 10 kuzamuka n'aha 2 gutyo noneho uwo nguwo twamuhaye urugero rutoya kugira ngo twanarayizinga turebe koko ahantu hashaka kubura 30,000 byo guhemba uwo munyerondo byibuze apfa no kugeraho yatekereza kuba yakiba kandi ari we wakabaye arinda biba turibaza niba urugo rumwe umuryango wa inzu igipangu kimwe kirimo imiryango 10 umuryango wa makeya umuryango ukaba wishyura 2,000 ubwo nukuba no no mu bantu 10 urasanga ari 2,000 nawe urabikuba byumve ku gipangu kimwe fata ibipangu 10 ufate ibipangu 100 ibipangu 200 ubare yo mafaranga nk'umurenge umwe noneho usanga baba umurenge mu murenge umwe harimo abanyerondo wenda mu mudugudu harimo abanyerondo 3 cyangwa 4 abo banyerondo barabasha gukontora bya bipangu byose bundi ese ko yo bamaze yo havutse ikibazo mu mwaho ngaho bakiba babanyerondo niyo babajije se mwebwe muhageramo kuki biba kandi mushinzwe umutekano no baravuga ati turi abantu 4 ntabwo twabasha kuzenguruka hose ngo tuhagere ubundi ukibaza iyo koperative cyangwa se iyo ntuza ribereye iki ese ayo mafaranga nta kindi kintu ubundi buryo bayakoresha kugira ngo bashe kurushaho kunoza ahubwo na wa mutekano wa muturage watanze na amafaranga asigare yizeye ngo umutekano wewe urarinzwe koko ariko baba baraho ngaho gutyo nukubyitirira gusa ngo dufite ngo ni koperative ngo nabashinzwe ngo ni nkera gutabara niko numvishe babivuga ariko nabanyerondo ukibaza akenshi na kenshi baba banarimo nta masomo bahawe nta nyigisho babanje guhabwa uraza ugasaba nkuko bavuga ati mu makazi koko gukora mu rugo nta nyigisho nta training nimwe bayarabayo ku munyerondo ako bakabitirira uko ntubyumva bityo rero byo mbona birushaho kudindiza n'ubundi babandi yishyura amafaranga yishyurwa ntago ariko azamuka nanone agirira umumaro na babandi bake barimo babagiye babara amafaranga yishyurwa aturuka mu mago y'abantu byonyine bakanayagenera koko nkuba kanahemba no munyerondo uko bikwiye n'ubundi mpamye kuko biri wenda babyajyana icyo bibamarira wenda bakagura ubwinshi bwabo ariko bakanahabwa inyigisho ku buryo abasha kumenya ko agomba kurinda umutekano koko nkuko bikwiye njewe nuko mbibona nyakubahwa bararenganye koko ariko demokarasi yihuse iyi demokarasi twasigiye n'abasogokuruza bacu Rwanda yagihanga ngo mijana twebwe abana b'u Rwanda tuzakubaka ubwo n'abaruda yacu azakorera u Rwanda abakuru abatoya twese tufatanyije hamwe kubaka urwatubyaye abarudakazi n'utoroda duto tutarafatirangamo perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred umunyapolitike mwiza w'amahoro demokarasi ni demokarasi muri demokarasi niyo demokarasi
Murakoze cyane. Izo ngirwa amashirahamwe zikusanya imitungo ya rubanda, imitsi ya rubanda, bakabarira mu mibare, bakabahondera mu nkokora no mu mavi, bakabakora ubudehe. Abashinzwe amarondo niyo wabaha ubumenyi bukomeye kuko bakora akazi k'umwuga, ukabagira n'abakomando, ariko bagakora bagakwakwanya, ariko utanabishura neza, ukabajyamo amezi menshi, ubutesheje agaciro akazi kabo n'umwuga wabo. Muri make nawe ubwawe ibyo urimo ntubizi. Iryo shirahamwe n'ingirwa shirahamwe koperative baringa yuzuyemo bakaboko gusa, kuko nta kuntu umuntu yakora ntiyishurwe. Nimba yishuwe akishurwa impitagihe ku mpitagihe, byatambutse ntacyo byamumarira. Kandi igitangaje, nta mukozi wa leta mubo hejuru, abandi wavuze ngo ni amafi manini, ujye uhembwa bitinze, bahemberwa ku gihe. Ku kibo bahemberwa ku gihe ari aba leta n'aba ngaba bashinzwe umutekano, ubwo ndavuga b'amarondo b'umwuga, ku kibo badahemberwa ku gihe, kandi n'abari abakozi ba leta. Nuko basuzuguretse se? Bimeze bite? Babaciye amazi abo bategetsi banyabipanga? Bameze bati? Kuki bo bihemba neza iyo hejuru n'amafaranga menshi abyibushe, ukagira ngo ni amasake abyibushe cyane, ukagira ngo ni intama zibyibushe cyane. Ndavuga imishahara, intama zibyibushe cyane, ubwo ni ihene zibyibushe cyane, n'utubenzi utatwirengagije, ubwo ni inkwavu. Ugasanga ibyokezo byabaye ibyokezo, baratamira, baterura imitamiro koko ishitse, bakarya, bakagubwa neza, bakanezerwa, bakavaho bakibagirwa no gukinga, bananyoye cyane. Abandi bakabetesha inzara koko. Ni kagatoki kamenyereye gukomba koko, karakomba kagakokora n'iby'abakene, yitwa ko babigenewe. Ayo makoperative, ayo mashirahamwe yabo bakire bigondagondeye abaturage banjye b'abakene, babagira abacyakara. Hejuru y'akarengane k'ibihekane babagira n'abacyakara b'ibihe byose, ku buryo azava ku isi ntacyo yimariye, ntacyo yigejejeho, nta n'icyo bamugejejeho. Bityo rero abagore babo nabo bakazasaza nabi, nta n'ubwiteganyirize babateganyirije, n'abana babo bakazazungura ibyo. Kankubaza, abo bantu mumaze gukora ubushakashatsi kuri izo ngirwa amashirahamwe z'abanyerondo bumu, yo ageze mu zabukuru afashe pansiyo, bamuteganyirize pansiyo ya zabukuru bizamutunga akuze atagishoboye, cyangwa agize impanuka muri ako kazi k'iryo joro akaba yamugara bya burundu, bateganyije ibyamutunga, ibyamuvuza, arwaye se uburwayi bw'inkomoko kuri ako kazi baramuvuza, abahatewe bimeze bitamerewe ko nimba badashaka kumwishyurira ku gihe bakamwishyura intica n'ikize, kandi abantu b'abaturage batanze amafaranga, utanga make nimba atanga mu bihumbi 10 kuzamuka, cyangwa nandi bitewe n'inganda bishingwe bifite koperative nayo menshi atandukanye ngire bishingwe, amashirahamwe atandukanye, amaduka aranguza n'aya maduka yandi atandukanye, aba bacuruza ibyo kurya, imyaka niyo mvuga itandukanye, ibirayi, ibitoki, imyumbati, ibijumba, hirya no hino urabona ko ibishingwe byahaboneka byinshi cyane. Abo bose babatuma menshi, noneho ayo ibishingwe n'umutekano bigeretse, kubera iyo mpamvu ikomeye cyane ko basoroza menshi mu baturage koko. Kandi umuturage umwe cyangwa urugo rumwe, nk'uko wari wabivuze haruguru hariya, ko urugo rumwe rushobora gutanga n'amafaranga hashobora kwishyura abanyerondo b'umwuga nka 3, urugo rumwe gusa. Bananizwa n'iki? Kubishyura neza bigendanye n'imihahire y'iki gihe n'agaciro k'amafaranga y'iki gihe, kugira ngo nabo barusheho kugira imibereho myiza, banazigame, banateganyirizwe pansiyo ya zabukuru zabo. Bimeze bite? Abana babo bazabaho bate mu gihe kizaza? Abagore babo bazabaho bate? Bo ubwabo bazabaho bate? Imibereho y'abanyerondo b'umwuga bimeze bite? Yo bakwibye umuturage we twabatahuye, ukabura ibintu byawe ntibabikwishyura, ako nakarya bareza. Abakuriye ayo makoperative, ayo mashirahamwe nibo mbaza, ndabakubaza nawe wabakozeho ubushakashatsi, bimeze bite? Gira ibisobanuro
uha high council y'abaruda na national council y'abaruda iteraniye hano, hanyuma abaruda n'abarudakazi bamenye ukuri, ducokombore aya makuru atariho mukungu, kugira ngo turuda duto tutarafatirangamo tuzafatire kuri urwo ruzitiro, tuzabafindure, bazabafindure ibihe byose. Murakoze cyane banyakubahwa abayobozi muteraniye hano. Ntago ari ibyo gusa, abanyerondo njyewe nagiye nganira nabo kenshi cyane, abakora uwo mwuga w'irondo. Mwageze muti iyo barwaye bigenda gute, hari ubwiteganyirize bahabwa? Ntabwo, ahubwo uko asibye, niba arwaye agasiba uwo munsi w'iryo joro, buracya bakamukuraho cya gihu amafaranga, bagenda bamukata amafaranga uko atakoze, yaba arwaye yaba agize indi mpamvu barayamukata ay'ukwezi, ugasanga ntago yafashe yose. bugarukiye aho hashinga umuhati, boyo batinze kumwishyura se we abakata ngahe, abishyuza ngahe kugira ngo bazibe icyo cyuho cy'ubukererwe, kugira ngo ku maduka aho yagiye afata ibiryo cyangwa nabo abishyurire ku gihe, adateza icyuho mu bukungu muri abo bantu bose bamukopye. Urabona n'umushahara we ni muto, ba nyir'inzu nabo bagomba kubishyurira ku gihe, amabutika agomba kuyishyura ku gihe, amazi, amashanyarazi nimba banayafite, icyo nzi cyo nayo ntayo bafite. Ibyo ibikorwa remezo nk'amazi, amashanyarazi ntabyo bafite, ushobora no gusanga ahubwo babeshuza ay'umutekano. Bimeze bite? Uzankore perereza cyangwa nimba wararikoze defend ibyo bihangana. Murakoze cyane. Ntago ayo mafaranga nk'uko twabivuze bo bashaka kumara amezi 3, 4, 5 kandi ntago bayabahasubiza. Ukibaza uti ntako rwose. Ayo makuru twagiye impande zose, twaganiriye n'abo ushinzwe irondo ry'umwuga mu turere dutandukanye tw'igihugu, ahubwo usanga we kuba yageza aho yifuza kuba yatora n'utwo bandi kandi twari gukora ka kazi bituruka ku nzara ahanini baba bafite. Ikindi ubukene bafite batewe kandi bitwa ngo bari gukora, bakorera leta noneho by'umwihariko. Ukibaza uti nimba wowe muri ya minsi 30 ahembwe ibihumbi, wenda urugero ngo iyo bamukuyeho ngo n'utundi dushagize sinziho duturuka, ubundi uyakoze iminsi yose 30 ahembwa ibihumbi 27. Ariko ukibaza wenda mu mujyi wa Kigali niho bikaze cyane, barya bahashe buri kimwe cyose. Ukibaza uti iyo minsi 27 ahuyemo n'ikibazo cy'uburwayi, cyangwa yarwaje umwana, cyangwa yarwaje umudamu, cyangwa se ikindi kibazo runaka kirabaye, umunsi wa mbere baramukase, uwa kabiri baramukase, uwa gatatu baramukase. Ya mafaranga nayo yitwa y'intica ntikize nayo ntago ari wakiyabonye yose. Ukibaza ngo n'utuje natwo ntitubonekeye ku gihe. Icyo ni ikibazo. Ukibaza ikindi, bajya kujya kwishyuza umutekano, amafaranga y'umutekano cyangwa y'ibishingwe, bakabaha agakarine babanditseho, bakagutegeka ngo uze gashize. Harya naza kadashize ntago ari we yakoze, baramushakaho impamvu bamukate cyangwa banamwirukana. Wa wundi wacumwe ku kazi nawe azaza akore yanduranye mu baturage kugira abone ibyo yatumwe. Azaza akora kwa oda yahawe, narenganya ba baturage busange ahubwo bamugizeho ikibazo nawe agize umutekano muke kuko ari kurenganya abandi, kandi nawe ari kubarenganya bitamuturutseho, ari uko yategetswe ko naza atazanye amafaranga runaka yahategetswe, atari buhabwe icyo ari buhagarike ku kazi cyangwa ari bubone nk'impamvu runaka. Ngiyo foreign, iyo bari ku foreign bahabwa, ayo niyo mabwiriza bahabwa. Ibyo nagiye mpagara ku foreign zirenze nk'eshatu, nsanga iyo briefing arizo bari gutanga. Ukibaza ngo azaba agiye gucunga umutekano wa muturage, cyangwa ahubwo azaba agiye kuhungabanya kugira ngo abone ibyazanira babandi babasha kurya, babona yo baza kujya kurya nk'uko nziza, bajye kuba mu hoteli nziza, bagura imodoka nziza, tunga inzu nziza, kandi abikuye hahandi akoresheje wa munyarwanda wundi ajya kurenganya undi munyarwanda. Ngicyo kibazo kiri gikomeye cyane. Urakoze cyane, waracukumbiye koko, wakoze ubushakashatsi. Abaruda muri abahanga n'abarudakazi rwose ndabashimiye kubw'izo mpamvu zose usobanuye haruguru. Mwacukumbuye hirya no hino mu gihugu hose, mu Rwanda mu turere 30 tugize Repubulika y'u Rwanda niko bimeze, kuko raporo zose mfite nuko bimeze. Abantu bararenganye, urumva nabo bararengana, nabo bakarenganya hasi. Iryo ni ryo soko ry'imiryanire
imyiryane mu banyarwanda abari hejuru abigira abakire muri izo ngirwamashyirahamwe bashinga zo kunyonyoza imico ya rubanda. Nuko ziteye ni nako ziteranya abanyarwanda. Murakoze cyane kubw'ubwo bushakashatsi. Aho ni ku bantu bari bashinzwe amakoperative y'amarondo, noneho ayibishingweyo hari icyo nawe ubivugaho. Abishingwe nuvaho mbere yuko usobanura abishingwe ushobora kuba wenda ushaka kugaragaza ayo makoperative yandi atandukanye, ayo masosiyete, noneho ntuze gusimbuka utambweye no kuri abo bibishingwe. Amakoperative y'ibishingwe yo cyane cyane ndavuga kuri, urabona yo bameze nk'abantu babikoze ukuntu bashyizemo amamodoka, ariko ayo mamodoka ntitwara n'ibyo bishingwe ntibyitwara. Hari urubyiruko rusabwa kuba muri ibyo bishingwe bagapakira ibyo bishingwe aho baba bagenda babitoragura mu ngo ahatandukanye. Urwo rubyiruko rubona ari abantu b'abasore bagomba kuba bafite imbaraga zo kubyikorera cyangwa kubipakurura, nibo usanga bakora muri ayo makoperative. Ariko nabo bakagira ikibazo giteye gutya, ni ukuvuga ngo nimba ari umukozi w'iyo koperative y'ibishingwe, byonyine kujya gukora mu bishingwe ni risiki iteye ubwoba, kuko ubuzima bwawe buba buri mu manegeka, ubuzima bwawe buba buri ahantu habi. Ariko ukibaza ngo nimba ari umukozi w'iyo koperative y'ibishingwe yirirwa mu bishingwe abitunda abipakira hejuru y'imodoka, amafaranga bamuhemba ni amafaranga atanakwivuzamo aramutse yarwaye uburwayi bukomeye, kuko usanga iyo myanda y'ibishingwe ibintu birirwamo umunuko baba barimo, amafaranga ahembwa nta nubwo amuvuza, kuko abo bantu nabakoze ubushakashatsi nkorana ikiganiro nabo turavugana, kuko naranigendeye nigerera ku kimoteri nyamukuru aho birundwa induba hariya hejuru, mvugana n'abashinzwe kubingeramo ndeba ukuntu babijonjora, ukuntu baba babirimo ibishingwe ubwoko butandukanye, uwo muntu uteye ubwoba baba birirwamo nabo ubwabo ubona barabaye nk'ibishingwe ari umuntu. Kubona umuntu wabona ahagaze ukabona nayo n'ibishingwe uhanyuza nuka, ukibaza ni ikibazo, kandi amafaranga bamuhemba. Navuganye n'umuhungu umwe ubu birimo ikiganiro kirambuye, mubaza amakuru nise mu bishingwe aka kazi ko muri akazi kameze nko wabureramo n'ubuzima isaha iyo ari yo yose kubera umwanda uba urimo. Aka kazi mukora mwagahisemo mushingiye kuki? Muhembwa gute? Mubayeho mute? Arambwira ati rero aka kazi njye mpembwa amafaranga 30 ku kwezi. 30 ese babishyurira ubwishingizi? Ati oya, iyo urwaye urabyimenyera, uwo ni umushahara, ni akazi nk'akandi kose usaba. None se aya 30 mubaye ubasi mugira kontra by'uko ari akazi gahora mwazakora ibihe byose? Batireka reka uraza ukagakora, ushobora no kumara iminsi 10 cyangwa 15 uri muri uyu mwanda ugashiduka bakwirukanye ntunahembwe. Numva biranyobeye. Maze kumva binyobeye ndabubwiye se birashoboka ko aka kazi nk'aka kagoranya gutya kameze nk'ako ubuzima bwawe waramaze kubuhara, kuko isa n'isa wafatwa n'indwara idasanzwe ugasanga urarembye bibaye ikibazo, ugasanga wanahasiga ubuzima, ariko ukaba wabona ukaba wakwisanga noneho ukora n'akazi bigeze ahangaha. Arambwira ati ibyo cyane rwose niko bimeze, turagakora nk'akazi nk'utundi, nta witaye ku buzima bwacu ko ari akazi kabi. Amafaranga dukoramo ntago yatuma uba umugabo, kuko usanga benshi, arambwira ati kuko usanga benshi muri twebwe nta wabasha no kwiyubakira urugo, tugerageza kwidoroga tugakoresha ibiyobyabwenge kugira ngo baze tubashe kubona imbaraga cyangwa kurwana n'uyu muntu kurimo ahangaha. Ugasanga ni akazi kameze n'akazi mbese narebye ni umuntu uko nzi ko amafaranga baka mu bishingwe, buri muntu wese bamwaka amafaranga y'imyanda. Hari aho baka buri muntu 5,000, 3,000, 2,000 cyangwa se 1,000 kuciriritse. Hari naho aho bita muri VIP ngo baka n'10,000. Aya mafaranga kuki uyu mwana cyangwa se uyu musore wakabaye Rwanda rw'ejo wazagira igihugu umumaro akora akazi nk'aka kamushyira ahantu habi atanahembwa amafaranga yanamuvuza? Ni ikibazo kitoroshye, ahubwo ugasanga ni
duto koko turimo gukorera ibifi binini batitaye no ku buzima bwabo, basi abe n'amafaranga ataka namugira umumaro, ariko basi bitaye no ku buzima bwe ugasanga nta kintu bimumariye. Ni bya bindi byo kuvugira ngo ngiye nkore kugira ngo ntapfa gusa, cyangwa se iminsi yicume ndebe ko bwakejwe. Nubwo buzima amakoperative abana bakora mu bishingwe babayeho, ni urubyiruko n'abasore, ariko waganira nawe ukabona nta cyerekezo cy'ubuzima bwe afite, nta ejo hazaza afite. murakoze cyane, mwarasukumbuye koko. Muri demokarasi rero tuharanira ukuri, nta buriganya dushaka, nta karengane dushaka, nta kurenganya. Nta kuntu twarwubaka harimo akarengane k'ibihekane nk'ako. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nkanjye perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred, muri demokarasi y'abaruda, muri demokarasi yihuse nk'iyi y'abaruda, ntabwo dushaka kubona izongerwa amashyirahamwe begeranya ubutunzi bikungahaza birengagiza abandi. Hagati aho demokarasi ntiyahonyowe, aho yahonyorewemo n'agaciro kayo n'ingano yayo uko yaba imeze kose barayihonyoye, bishe uburenganzira bwa muntu. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, icyo nifuza kumenya aho hagati aho, abo bantu bakora muri ibyo bimoteri by'ibishingwe, tuhere Kicukiro iriya santire iriya aho ibimoteri bya mbere byabanje byarangiye bite? Abahakoraga iyo Kicukiro ahabaye ibimoteri bya mbere byarangiye bite? Abahakoraga barabakijije, byabagejeje kuki? Nimba mwarakoze ubushakashatsi, hanyuma mumbwire aho Nduba aho babyimuriye nanone bimuriyeho bariya baturage umwanda w'ubwoko butandukanye, umwanda w'ubwoko butandukanye babimena hejuru ku musozi, kandi munsi y'iyo misozi haturiwe. Abo bamenweho ibishingwe babashize mu bwishingizi buzabafasha bubarengere igihe cyose uwo mwanda uzaba wabagizeho ingaruka, wabateye uburwayi nakwita fatal diseases, uburwayi buzabageza mu rupfu batanakize, batabukize, bataburokotse. Baba barabashize mu makoperative afite ubwishingizi ku buryo bazabavuza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abo baturage bakora muri ibyo bishingwe mwasanze bahora bandura indwara zizakomoka cyangwa zanduza ibihaha byabo, ni ukuvuga n'indwara z'ubuhumekero zitandukanye bazanduramo, n'izindi zataka umubiri ukaba wabyimba kubera harimo uburozi butandukanye, kuko ni ibishingwe by'ubwoko bwose biba byakusanyirizwaho, n'ibindi by'umwanda byo mu misarani byose narahageze nasanze ariho babimena. Biratandukanye, ni ukuvuga imyanda itandukanye y'ubwoko butandukanye yose niho iherereye. Rero muri demokarasi yihuse twifuza kumenya abo bakozi bakora muri ibyo bimoteri bya Nduba n'abo baturage baturiye aho, nimba barabashize mu bwishingizi ku buryo baramutse bagize ikibazo bavurwa haba imbere mu gihugu cyangwa mu mahanga kandi mu buryo bwihuse. Bityo rero ndifuza ko wampa ibisobanuro birambuye, hanyuma isi yose idukurikiye kuri satelite yawa eshatu.RUDA.tike bose babyumve. Babahaye ubwivuzi ubwo ari bwo bwose, ubwishingizi se babateganyirize zabukuru zabo n'abana babo barabizi, abagore se babo barabizi, abo bagore babo bagabo bakora muri icyo kimoteri cya Nduba nibo nshaka kuvuga. Nasanzemo n'abagore n'abakobwa n'abana bakiri bato bakabe bagira ubuzima bw'imyaka yo kuzaramba. Ntihakoramo abasaza wenda uvuge ngo abasaza bazasaze ejo bazapfeje. Usanga abantu b'abanyimbaraga, basore, inkumi n'abagore batandukanye aribo bakoramo, bari mu bwishingizi ku buryo
babateganyirize zabukuru zabo, babateganyiriza n'ubwishingizi bw'ubuvuzi mu gihe bazanduriramo uburwayi buzabageza muri fatal diseases. Nasobanuye haruguru hari fatal disease ni indwara zikugeza mu irimbi gusa. Urakoze cyane nyakubahwa. Ubwishingizi nk'uko wari ubivuzeho, nakoranye ikiganiro nabo ndababaza, ese ubuzima bwanyu ko mbona buri muri danger ukurikiye ubuzima mubayemo, muri mu manegeka k'akazi mukora, kuko umuntu kuba urimo byonyine ntabwo igifu inako plutôt ibihaha byabasha gufiritira iyo myuka y'umuntu kungana gutyo. Simpamya ko igifu ibihaha byabasha kuyungurura uwo munuko ibihe byose ngo babure kuba bibure kwangirika cyangwa se babure kurwara ibirwara bitandukanye, kuko ntibarobanura yabo umugore utwite yagasabye aragakora, yabo ari we wese nta kazi gakorwa aba abahatuye, ari abagakora, ari abazana ibyo bishingwe cyangwa se bari bo bose. Hari n'abashinzwe kubijonjora, hari abashinzwe kubizana mu modoka, hari abaturiye aho ngaho. Nta muntu n'umwe urebwa icyerekeranye ufite ubwishingizi bw'uko ashobora kurwara akaba yavuzwa, cyangwa se akaba avuga ko yishwe n'ubwo burwayi yazahabwa mbese umuryango wakwitabwaho ku bwa siranse. Nta bwishingizi na bumwe, babifata nk'akazi nk'akandi kose, kandi urebye bari mu manegeka mabi cyane, kuko ni urupfu urebye bategereje. Uzankurikiranire nimba hari abari muri Sonarwa cyangwa mu zindi company ntazuzi, nazo ndebere si Sonarwa gusa n'izindi. Uretse ubwishingizi bw'amasiranse atandukanye, nta n'ufite mituwere base ngo abayifite nk'akaryabarezi karangwa yajya no kwa muganga bakamufasha. Nta muntu baha mituwere ku bwako kazi bakora kabi cyane, base ngo nabe yanarwara bavuga ngo twaguhakoreye ubwishingizi wajya no kwa muganga ukifuza. Oya, ahubwo niyo arwaye arirukanwa agasimbuzwa undi, nta gikurikirana, nta kintu ubwo buzima babayemo. Urakoze cyane rwose, uri umunyamakuru mwiza. Usibye kuba uri n'umunyamakuru wa RUDA mwiza wakataraboneka, uri n'umuyobozi mwiza, kubera wagize muri East Africa hose nk'uko uyishinzwe kuyikontorora, ukontorora ubuzima bwabo, kandi byongeye kuko uri na muganga w'inzobere mu by'ubuzima. Dogiteri wacu urakoze cyane kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane. Ibyo mubishyire mu gitabo cy'amateka byabaye by'aya makoperative. Uyu nanone ushinzwe West Africa yatukoreyeho ubushakashatsi, kuko niwe nari narahaye dosiye ibi byose byo mu Rwanda, ari nawe ushinzwe muri West Africa biriya bihugu gukurikirana abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu n'ibikorwa by'abaruda, imishinga itandukanye. Nawe rero muri East Africa kuba ushinzwe imishinga itandukanye, ushinzwe n'ibyo bitandukanye bikorwa by'abaruda, imishinga y'imari ku isoko ry'imari n'imigabane hose, n'indi mishinga itandukanye. Urakoze cyane, ndabashimye. Ariko noneho tugiye mu makoperative, masosiyete atandukanye, keretse nimba hari ikindi washaka kuvuga kuri aya, yaba y'umutekano yaba y'ibishingwe. Ariko twe ku y'umutekano uzajya ubushinzwe n'abasirikare n'abapolisi, kuko abasirikare n'abarimu tuzabongeza umushahara. Abarimu nibo bazahembwa ya mbere meza yakataraboneka, aha ashobora kubafasha guhahira imbere mu gihugu no guhahira mu mahanga, no kubaho neza, abagore babo bakabaho neza n'abana babo, kandi bagateganyirizwa pansiyo ifite ireme n'iremezo, n'abana babo bikazabafasha, naba bikazabafasha mu zabukuru zabo. Noneho abarimu nuko, n'abasirikare nabo nuko, n'abaganga nabo nuko, n'abandi bakozi ba leta nuko twagennye abaruda. Mu mikorere ku mukozi wa leta azajya akora kuva saa moya ageze saa sita yitahira, asimburwe n'undi, ave saa saba ageze saa 12 nawe asimburwe n'undi atangire saa moya nimugoroba ageze saa sita za nijoro nawe asimburwe, undi atangire saa saba akeshe. Hanyuma umukozi wa leta uhembwa muri leta miliyoni 4 tuzisaranganyemo abantu bane, tugabanye ubushomeri, turwanye ubushomeri, twimakaza imirimo muri bose, kandi ifaranga isesekare muri bose, turwanye ubushomeri, tuzahaze
n'ubukene n'ubwomanzi mu sosiyete nyarwanda. Hanyuma ifaranga ry'igihugu rizagira agaciro haba mu bigo by'imari bitandukanye, no kuvuga amabanka na beneri zazigama bihagije. Bityo rero abantu babe bafata imigabane ku isoko ry'imari n'imigabane haba mu Rwanda, muri East Africa na Africa n'isi yose. Ube umwanzuro uteye utyo ku bakozi bose nabo bibishingwe, nabo nuko nabo umutekano ntuzongera kurindwa muri ubwo buryo. Satellite zigiye gukontrola ibyo, abasirikare n'abapolisi bakora iyo mirimo. Birumvikanye ntiyabyaba byiza cyane. Hanyuma uze gukomeza usobanure haruguru n'andi makoperative, amasosiyete bitewe n'amazina bayita. Ayo makampanies yose y'utongo, iriya migabane ushobora gusanga ari ishyirahamwe ry'abantu batarenze 4 cyangwa 5. Ayo mazonda niyo mvuga, gutwara abantu bagenda bahagurutse mu mabisi byongerera impanuka, ibi kandi zitakora neza. Kandi bari abashoferi bo bitanguye iyo bwabaga, ariko bariya banyira ayo mamodoka, ayo makampanies bataduha raporo y'amafaranga yavuyemo buri kwezi buri mwaka. Hanyuma batubwire nicyo bayamaje na stock y'amafaranga ahari mu mabanka bamaze kwegeranya, n'uburyo bayasaranganyamo, abo bantu bayisaranganyamo, nimba hari nicyo agenera abanyarwanda rwose icyerereza. Kandi twe ayo mamodoka yose tuzayatangamo imigabane ku isoko ry'imari n'imigabane. Buri munyarwanda agiremo imigabane, ukomeye n'uworoheje, ufite make wese tuzamuhamo imigabane. Transport mu Rwanda yaba ku butaka, yaba mu kirere, yaba ku mazi no mu buvumo na gari ya moshi, byose banyarwanda bazafatemo imigabane. Uko niko nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred nanzuye. Hanyuma katwumve wowe ubibona ute izo ngirwa amashyirahamwe ziri kunyunyuza imitsi ya rubanda? Fata umwanzuro. Murakoze cyane. Ku byo tubona byose hanze aha, nje ndareba nkabona ari yicarubozo ry'abanyarwanda, abanyagihugu bacu, kuko uwitwa nga ahawa ko karimo n'ubundi agapfiramo agarushaho gutekereza nabi, ugasanga umutima ugiye kure, ahubwo ukarutwa na wa wundi udafite n'icyo ari gukora. Bityo rero ku bari hasi, kuri abo bari mu dukoperative dutoya, ari aba bari hejuru, bose ntago icyo mbona kiri hano mu gihugu cyacu ni ukudaha agaciro umukozi wawe. Uramutse umuha agaciro ntiwareka sonza, umuha agaciro ntiwatuma arwara ngo bore kujya kuvuzwa. Ariko nawe yagiye yarwaye yumva ko nasiba ataribone amafaranga, usanga jabuze cyarya akajya gukora n'ubundi arwaye. Ibyo bizamukurura n'undi kwa kugira ubuzima bubi cyangwa kuremo no gupfa. Nanone ukoze hasi unyibutsa amabuye hirya no hino. Aba bakeke security, izi nzego zose zishinzwe umutekano ku maduka, ku mazu, mu migi hose, ku bipango by'abakire bishurwa neza, bimeze bite? Nabyo bishobora kuba mu nge mashirahamwe. Kora umuti mpa igisobanuro, hanyuma upase na mugenzi wawe nawe agire icya abivugaho, hanyuma nanjye mfate umwanzuro ntakuka, uzaba icyemezo ntakuka mu karere k'ibiyaga bigari Afrika n'isi yose. Twanzura nta mukozi uhembwa neza, ntawe mu gihugu cyetse aho tutabashije kugera, kuko aho twageze hose nka 60% ngiye narahageze. Nta muntu ukubwira ko anezerewe n'akazi akora, yaba ari abo bakozi b'aba security, yewe n'umupolisi n'abapolisi n'abasirikare. Ngewe twaraganiriye benshi cyane, bagenda bakugaragariza akababaro k'amafaranga ibahembwa n'uburyo bayabonamo. Wenda aho nabonye bapfa kugerageza guhemberwa igihe n'abasirikare, ariko nabo ni yandi bahembwa nyine, usanga nayo ntacyo abamariye. Ariko ukibaza ngo iyo avuye ku kazi bigenda bite. Ndabaha urugero rw'umuntu umwe yaje kugira, yari ukoraga igisirikare cy'u Rwanda, aza kugira ibyago ku kazi, akora accident ari kumwe n'abayobozi bakuru bamwe bamukuriye. We aza kurokoka, ntiyaza kwitaba Imana, ariko aza kujya mu bitaro, ajya muri koma igihe kinini cyane. Aza mu cyasanga baramusezereye, mu kumusezerera nta merekeza, barebye imerekeza basanga ngo bakwiye kumuha miliyoni imwe ngo n'ibihumbi 100. Ngarebye asanga ngo barebye ngo basanga ngo yari yaratudukeredi tuno twudunuza ngo ka miliyoni 300. Ataha ahubwo ngo abari mideni, kandi atashye ari igisengegeri, ni ikimuga. N'uyu munsi murahura ubona kameze nk'umuntu ufite ikintu abura,
afite ubumuga bwo mu bwonko mu by'ukuri. Uyu munsi twahuye acuruje ubunyobwa n'amagi mu muhanda, bamufashe abo ngabo bahawe minuza bayamennye hasi, nibwo yandiriye arambwa ati aba babimennye dore ngewe dore mu buhamya bwose. Uwo muntu arahari, wenda nuko atashoboka nawe binashobotse yanahagera akabuhubamye. Birababaje cyane. Birumvikana twabaruda tuzahasesekara tumusure, nge perezida nyaperezida nzigererayo muzamfashe muhangeze. turabafite bene nk'abo bose bagenda bafite ibibazo nk'ibyo, tugenda tubakurikirana n'uyu munsi tukabasura. Ikintu dukora turabahumuriza, tukabaganiriza, tukabereka kwihangana, tukanabereka ibyiza biri imbere, tukababwira barangwa no kwihangana, kubera ko igihe kigeze ngo impinduka ibe impinduka nyampinduka. Dukeneye impinduka muri rusange ihindura ibyo byose, ikuraho ibyo byose, ikuraho akarengane ku munyagihugu. Nta munyagihugu ufite ijambo. Ako kazi bahabwa ka fucking job kataguhemba, kadafite ikintu kakumarira, ahubwo ukuramo ibibazo byinshi birenze ibyo. Turaya tukabona birenze ukwemera. Murakoze cyane. Icyo kintu byo murakoze cyane ko uburyo ikiganiro mukivuzeho. Ariko nge ikintu nshaka kongeraho, ndavuga ku basekirite ni amakampani atandukanye yagiye apatana amasoko yo gucunga umutekano. Ayo masoko, ayo makampani agenda yita amazina runaka, yo akagenda ahamagara abakozi, kandi by'umwihariko nta muntu ushobora kujyayo atarize. Basaba ko agomba kuba yarize byibuze amashuri 6 yisumbuye, afite diplome cyangwa se certificate nk'uko basigaye bazitanga y'amashuri 6. Aragenda agakora training bakamuha akazi, ariko ka kazi akora aragakora. Mfite umwe nakoze ikiganiro ndamubaza, akora muri kampani imwe ya ISCO. Ndamubaza se iyi kampani yanyu ikora ite, mubayeho mute? Ati rwose uhembwa amafaranga ngahe nk'umuntu ufite diplome ya AD, ni uhembwa amafaranga ngahe? Arambwira ati ngewe rero mpembwa amafaranga 30,000 ku kwezi. Ese ukora gute? Ati igihe kimwe nkora ijoro cyangwa ngakora amanywa, mpora mpindura, ntago mpora amasaha ahoraho. Ese muri aka kazi ukora, iyo ugize ikibazo ukaba warwara cyangwa se ukaba wakagiriramo imbogamizi zo kwa kazi k'ubusekirite, ushobora no gukubitana n'impanuka cyangwa mu kazi, kuko umusekirite nta kazi gasaba ko uhangana n'icyagutera cyangwa icyo ari cyo cyose, bigenda gute? Ati ibyo ntibibareba, icy'ingenzi nuko akazi kabo ukwezi gushira bakabona kagenze neza. Nta bwishingizi baguha? Ati reka ubwishingizi ntabwo, nta insurance bampa, ibyerekeranye na insurance ntayo. Ubu uramutse ugize impanuka cyangwa ukagera gute, cyangwa ugaterwa mu kazi cyangwa se bikagenda ukundi, ubwo nyine ni Imana ikurinda, cyangwa se wagira ikibazo ugategereza urwaje nk'uko babivuga mu Kinyarwanda. Abaze se basi assurance kwivuza byo babaha assurance nziza basi wakwivurizaho mu gihe waba wagize icyo kibazo? Ati reka ahubwo kugira ngo ugasabe uza kugasaba bigaragara ko watanze mituweli. Kugira ngo wiyandikishe uzana cya cyemezo kiranga amashuri wize, ukazana icyemezo kigusaba ko ufite ubuzima, uzanye attestation medicale, ukazana icyemezo kigusaba ko ufite muri polisi, mbese uri nyangamugayo, ukanazana mituweli nizi covering ibyo byose, ko wowe ubwawe wishyuriye ubwishingizi, uramutse ugize impanuka wakubyirengera. Niko numva se ahubwo mutorohewe, bakaba babure kuyigutangira, ahubwo bayigusabe ko ugomba kuyishakira. Ati nuko bimeze. Muri makeya icyerekeranye n'ubuzima by'amakampani cyangwa amasosiyete usanga aciriritse, abayakoramo bose barasitaragorinze, babayeho nabi, ubuzima bwabo bwose buri mu manegeka nyakubahwa. bibaho koko. Abaruda ko muri abahanga, mugatsukumburira igihugu kweri. Ntibambwira ko igihugu kiri muri demokarasi koko. Abaruda katuzane demokarasi yihuse, hanyuma tuze dukora umuti. Demokarasi y'abaruda iraje, twagisigiwe na basogokuru bacu, twebwe abana b'u Rwanda tuzakura ba nyogokuru bacu. Abakuru abatoya twese Abanyarwanda bazakorera u Rwanda, abandi ntituza abo bakorera. Abanyarwanda bakorera u Rwanda,
abandi ntituzi abo bakorera. Demokarasi. Yababaje cyane rwose.